tubyarana abana batatu. Muri aba bana bane batatu nabo muri mariage yabanje. Urugo ntago rwanyoroheye nk'umwana again. Habayeho kutumvikana ku bintu byinshi, habayeho ko turi abantu barezwe mu miryango ibiri itandukanye, habayeho na challenge yo kutagira abantu bakuru babagira inama. Birankomerera. Tubana imyaka 13. Muri iyo myaka 13 ntacyo tutagerageje, kandi twari abantu basenga, baba mu nzu y'Imana, bakorera n'Imana. Ariko no mu nzu y'Imana bijya rimwe na rimwe binanirana, kubera ko wenda udafite niyo guidance. Rero birankomerera, bigera ahantu nyine tubona ko ari ibintu biri kudestroyinga abari muri urwo rugo kuruta kutwubaka. Biba ngombwa rero ko tugera kuri level ya divorce. Naho rero ndi muri divorce, muri process ya divorce, numvise ntabibamo, ndi kure y'umuryango wanjye, ngirirwa ubuntu mbasha kugaruka mu Rwanda, nzana n'abana banjye. Ubwo nyine ibyo bihe ko biba bikomeye, ni ukuri sinibaza ko hari umuntu ujya mu rugo afite intention yo kurusenya. Ntago bibaho. Ubwo rugo ntago narigiyemo rurimo agahato pe, oya. Ariko ngira ngo harimo ubwana, harimo niyo guidance y'umubyeyi wenda utari uri hafi. Nicyo gisebo, nk'umwana w'umukobwa w'imfura, ukagira igisebo cyo kuvuga ngo ese ibi ndajya kubibaza papa, ndajya kubibaza mama, ndababaza mpereye. Noneho natekereza ko bakiri muri shock y'umukobwa wawe w'imfura watwaye inda ukiri umunyeshuri. Ese uragaruka babaza ngo ese buriya nshake se cyangwa bigende bite? Ariko nibaza ko nk'umubyeyi wese yumvaga byaba byiza ko mu gihe bibaye wenda munatekereje no kuba mwabyavanse. So nuko rero nca muri iyo divorce iranyica. Yewe yaranyishe, numva ko yanyibye ikintu, innocence yo muri jye. Nibihuta kwifuriza umuntu wari we wese ko yabamo. Nibyo koko hari igihe challenge zirenga, noneho ugasanga wa mugani uko nabivuze, aho kugira ngo byubake bigasenya, aho kugira noneho umuntu abipfiremo, bikaba byiza nubwo le divorce mu nzu y'Imana itemewe n'ijambo ry'Imana ribitubwira, ariko hari ubwo usanga uri gupfa kuruta kubaho. So gihe byaranyishe, kandi rero binyishe byica n'abana banjye, koko buri umuntu atanga icyo afite. Nta rukundo nari ngifite mpaba abana banjye, nta n'amagambo ari positive nari mfite mpabana banjye. Rero byari ibihe bitoroshye, ariko ndashima Imana yo kabyara ko hari ikiba yaratwanditseho. Iyi theme turimo ivuga ku kintu uriya muzingo watabutse, umwami yawutabuye akawuta mu muriro, ariko ntago bivanaho icyo Imana baravuze ku muntu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo yari inzi imbere yo kumva isoro mu nda ya mama. Bivuga ngo hariyo story yari yaranditse ku izina rya Pamela. Regardless y'ibyo nabayemo, how hard bishobora kuba, none bikakubera bikomeye uri kure y'umuryango wawe. Mw'abantu mwe mfite ababyeyi beza, ngira ngo bamwe muri mwe mushobora kuba mubazi. Nkaba rero ndi fi ya papa. Numvaga ko umugabo uzanshaka azaza asa nka Mutijima, azaza avuga nkawe, ari sweet nkawe, anetesha nkawe, ankunda nkawe. Unfortunately siko byagenze. Ariko hari ijambo Imana yari yaravuze kuri Pamela ritagombaga kuvaho. Ariyo mpamvu n'umunsi twaje guhamya ko hariho kwandikwa kw'ibitabo bishyashya. Ndashima cyane umushumba wacu ko Imana nayo bajya bavuga ngo Imana ntagitoranya mu butoni, ku butoni, ariko jye numva yaratoranyije ku butoni. Yaduhaye umubyeyi wacu, not only she's beautiful at the outside, ariko even the inside is way beyond. Noneho ubumana bumubamo bukarenga, ku buryo ajya agira atya akavuga amagambo kumva urongeye kubaho. Jewe rero nibwo niretrouviye, nagarutse mu Rwanda muri 2000, nagiye muri Canada muri 2008, ngaruka mu Rwanda muri 2013. Msiga abana ku ishuri, nsubira muri Canada, ubwo naje mfite inda y'umwana wa gatatu. Ubwo ngaruka mu 2014 rero nje gutura hano. Imana ibana nanjye, ma kwiyetablisa byoroshye. Noneho 2016
nibwo namenye ino ministry, nibwo Pamela rero yamenye Pamela uw'Imana ivuga. Kandi n'ubu ntabwo ndamudekuvura neza, ndacyafite amapaje nkirimo ndasoma icyo Imana yanyanditseho. Every day I found myself, every day I found the woman that you are seeing in front of you right now. Rero ndagira ngo mbwire bagenzi banjye, it's not about what you went through. Nukuri ntabwo ari byo we wabayemo. It does not define who you are. I do believe you are beyond icyo Imana ivuga uti. No, ibiguhinyuza ntabwo bizavaho. Mw'abantu mwe nubwo naje nkabana n'ababyeyi banjye babandi nababwiye beza bankunda, ntabwo byafuse ibyo mbamo. Trauma y'imyaka 13, it's not nothing mw'abantu mwe. At some point nageze aho nekereza kwiyica, nekereza kurangiza ubuzima bwanjye. Ndabipanga kandi ndabishobora. Umva, ndapanga uwo munsi wanjye nakijijwe n'umwana wanjye w'imyaka 4. Imana imukura mu bitotsi umwana aryamye asanga ngiye gusimbuka. Uno munsi ntabwo nari kuba nicaye ahangaha, ariko again because of the story that God intended for me yo walking through it, yagombaga kundinda. Iyo Mana irandinda. Uno munsi rero uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 4, umukobwa w'imyaka 22, ni umukobwa mwiza cyane, umukobwa ukorera Imana. Uno munsi rero ndi umukobwa muri kureba uno munsi, umukobwa utaratsikamiwe n'amateka, utaratsikamiwe n'amazina niswe, utaratsikamiwe n'ibyambayeho, ariko I can stand ndi proud yo kuvuga ngo ndi umwana w'Imana. Imana yongera ikakweza, Imana yongera ikaguhisura, Imana yongera mundebe namwe murebe ibintu rwose. Nukuri cyari kuba igihombo, Satani ari kubanyibye byinshi byiza. Rero Imana iranyobora, nukuri inzana mu nzu y'Imana. Nkuko nabwiye nakomerekeye mu nzu y'Imana, numvaga inzu y'Imana nta kintu kizima nzayikuramo. Numvaga hari ukuntu nararakariye Imana somehow. Noneho ngeze hano wakumva ubuhamya bw'abandi ba mama, ukavuga uti ata buriya giyewe narinze ngo nigiye wari uri hariya, none sanze ibyanjye biri toto, sanze ibyanjye bitaremereye. Ariko if that woman waciye muri biriya bintu ashobora kuba yarabisurvivinze, how much more should I work on myself? Bivuga ngo yego nibyo tuba mu nzu y'Imana, yego dufite umubyeyi mwiza utubwiriza, uturemera ibihe byiza nk'ibi ngibi, ariko natwe tugira umurimo wacu tugomba gukora. Harimo kuvuga ngo I had to say my yes. I am done with this. I am done kuhora niyita victim. Mora mbona ko ntacyo nzageraho, nta nicyo nzaba, ariko I want to be like that woman. I want to be able to stand nkavuga ngo bya bindi Pamela wabayemo nibyo. Wenda hari ubwo Imana yabaremeye ko mbaye echantillo ya mugenzi wanjye tutarakandagira mu rugo, kugira ngo wenda mubwire ibyo nahuye nabyo ejo cyangwa ejo bundi nawe azagira attention najya kubyinjiramo. Wenda se n'undi uri kubibamo bimukomereye, ese niyumva amagambo yanjye biragenda bita, arabyifata amate. Rero numva hariho nibaza it's a blessing in disguise, numugisha wihishe mu mubabaro somehow, ariko uri kubufashe mugenzi wanjye. Rero ninje yanumva amagambo y'abandi babyenda avuga wow, bibaho ko umuntu yakira, bibaho ko umuntu yakongera akaba umugore mwiza, bibaho ko umuntu yakongera akaba umukobwa w'Imana wakorera Imana nta kimwaro, akaba wenda yanarira n'abana be atari kubarira n'ibikomere gusa, ariko akabasha kubaha amagambo yubaka amazima. So naho rero ninjira muri no ministry nanjye naje rero gukirira, ndongera mba umukobwa muri kureba no munsi. Noneho Imana ijya rewriting my story, impa umugabo w'igitangaza mubona twicaranye hano. Kandi umugabo utavuga ngo twakubitane muri parking hariya, oya twabanye imyaka yose hano tutaziranye, akora umurimo nanjye nkukora ndi muri protocol, nawe yinjira muri protocol, ariko Imana isanga umushumba. I remember it was my second week ngira ngo ninjiye hano,
umushumba ava ku gatuti araza arambwira iby'Imana yamuvuzeho byinshi, ariko reka nibande ku kintu cy'uyu mutware wanjye. Noneho ambwira ubuzima nabaye imyaka 13, bambwira minota 5. Ndikanga, bwari bwa mbere numvise umuntu umpanurira unzi ariko atana rimwe yaranze, bwari bwa mbere ambonye. Noneho arangije arambwira ati yo, ati Imana izongere kubakire ku mutima. Oya, amene ntabwo ariyo yaje mbere pe, ni ukuri amene ntabwo ariyo yaje mbere. Naravuze ni oya ni ukuri mubyeyi wari uvuze byiza, ariko ibi ntabwo ari byo numvaga umutima wanjye washakaga. Numvaga ikintu cyo gushaka cyaragiye ku ruhande. Reka nirera abana banjye, nongeye gukunda mu nzu y'Imana, reka nsenge nirera abana banjye. Ariko aravuga ngo koko kandi ndabibona kuri kubyanga, ngo ariko Imana irabivuze, ngo kandi yabivuze zabisohoza, ngo kandi ngo ariko disi ngo ndakureba nkabona ngo uri gutekereza ngo Imana izazana nk'umuntu ngo muhuje ibibazo, umuntu wabaye muri story nk'izawe. Ngo reka da, urabona ngo kuriya kuntu ngo imodoka igiva ngo mu Kagera ngo ikaza yambaye amasashi, ngo ni kuri Imana izakuzanira umuntu ngo wa 0 kilometre. Avuze 0 kilometre, mwumve ko mu mutima wanjye ntabwo ndakira. Yarabivuga nkabwira uyu mubyeyi ni ukuri ni mwiza, namukunze, ariko hari ibintu ari gukora, ari gutonekara. Ariko abimbwira arambwira ngo yamanutse ku gatuti ngo abona marayika ngo yambaze yafunguye hano, ngo afata umutima wanjye ngo umeze nk'igikomere cyuzuye amashyira, ngo ari kugikanda gutya, ngo nawe ngo akabona umutima wanjye uri kongera ugafata forme nziza, uri normal. Noneho rero jewe mpera kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo 0 kilometre, arambwira n'andi magambo menshi meza, ariko mu gihe cy'Imana wa mu 0 kilometre wanjye aza ari umusore tudahuje amateka. Umusore, nongere mbisubiremo ngo umusore mwiza ukunda Imana, duhuriye mu nzu y'Imana. Mwibaze iyo nguma aho hanze, najyaga ntaramira hano mu baturanyi ahangaha, ntabwo nari nzi ko hano haba mu itorero, ariko kuva mpinjira abaturanyi barahombye. Ni ukuri nabasezeyeho burundu, kandi uko ni ukuri. Pamela nubakwa gutyo, Imana yongera rewriting our story in that sense. Murakoze cyane. Hallelujah. Ariko bibaye ari uku nguku Imana irimo tubwira iti this is how I rewrite the story. Imana rewritinze nka gutya, murabona bidakomeye? Ni ukuri dushaka kuba twumva, nandimo ntekereza nibutse ya verse ivuga ngo ubwiza bw'inzu ya nyuma buzaruta ubw'iya mbere. Ni ukuri umuzingo wa mbere waracitse, byaranze, ariko ntabwo tuzi ibiri mu umuzingo w'igitabo wa kabiri. Hallelujah. Iyi nandi mahirwe ndibaza umushumba icyo gihe abwira Pamela, yaramurira akavuga ati umubyeyi yanyikundiye. Imana ivugisha umushumba ibwira Pamela. So iyo Mana yavuze icyo gihe niyo Mana yongeye kuvuga uyu munsi nanone ngo ongera wandike. Hallelujah. This is so beautiful, Toto. This is so good. Indeed it's glorious. Munyemerere umuntu urumva wa flowing ugakomeza mu ndimi kuzura umwuka, ariko it's really good. Ikiganiro cyacu kirimo ubwiza bw'Imana. So Imana yavuze icyo gihe niyo yongeye kutubwira ngo twongere twandike. Munyemerere ngaruke ku bavandimwe bacu, our brothers, beautiful couple, Annette na Claude, katubakomera amashi. Hallelujah. No kuri bagiye kudusangiza ubuzima bwabo bwa mbere, umuzingo wa mbere, kuko ko tubabona uyu munsi turabona ari umuzingo, ari ubuzima bwabo bwa kabiri, umuzingo wa kabiri banditse, right? Ariko nibutse abantu badukurikiye, umushumba bayateguye gutya agatumira abantu, tugatanga ubuzima bwacu cyangwa bagatanga ubuzima bwabo, kugira ngo ahari ntibizasabe kubanza guca mu gitekerezo cyo kwiyahura, ntibizasabe kubanza kuba abused cyangwa bigenda gute, ahubwo kugira ngo umenye ko hari abantu batsinze, wongere nawe wubaka ubundi buzima uze mu nzu y'Imana. Hallelujah. Reka rero nsabe Annette na Claude, muri kapo nziza dukunda muri Glorious, turabishimiye cyane. Mutubwire amateka yanyu gatoya, uko byari bimeze mbere, igihe byari byarangiritse. Mu by'ukuri igihe umuzingo wa mbere mwabonaga bicikaguritse, mutubwire uko byari bimeze, ariko mutubwire uko mwongeye kwandika undi muzingo wanyu, uko byaje kuba byiza. Muri make Imana ibahe umugisha. Karibu. Hallelujah. Shalom. Dushuje umushumba wacu, turabizi ko ari kumwe natwe. Dushimye Imana. Dushima Imana, duciye bugufi cyane. Turashima Imana ko iduhaye iyi opportunity
yo kugira ngo natwe itwemerere umwanya usa nk'uyu nguyu idutoranye inyujije mu mubyeyi wacu. Turayishimiye. Ndashimiye moderators bacu, ndashimiye Toto na Pastor, Imana ibahe umugisha. Nitwa Annette Mutesi, nkaba ndi umunobo, ndi women, nkaba nkora umurimo w'Imana hano muri PS. Mutware wanjye yivuge. Yesu ashimwe. Haleluya. Dutewe ishema no kuba turi hano. Dushimiye umushumba watugiriye icyizere akaduha umwanya wo kugira ngo tubashe gusangiza abadukurikiye amateka yacu. Amen. Nk'uko abivuze, nitwa Hirwa Jean Claude, nkaba ndi umutware wa Annette. Ndi umugabo wubakiye mu Mana. Dufite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Dushimye Imana rero ko turi muri aya mavuta cyane ariko amateka yacu ni amateka akomeye, ariko dushimye Imana cyane ko yabanye natwe muri urwo rugendo, yabanye natwe. So reka ndeke madama ari ubanza. Shalom, Hirwa, Imana imuhe umugisha. Nk'uko rero abatubanjirije batangiye, nanjye ndumva uyu munsi Imana yagendereye abakobwa b'imfura. Ubanza Imana igiye gutabara abakobwa b'imfura. Haleluya. Dushimye Imana. Ndi umukobwa w'imfura mu rugo, tuvindimwe turi abana 6. Mfite ababyeyi bombi, papa wanjye na mama wanjye, Urayineza Canisius n'Uwikeza Grace. Mfite basaza banjye 3, basaza banjye 2 b'imfura, ngakurikira n'abarumuna banjye. Ndashima Imana ko ari ababyeyi beza, batureze neza, badutoje gukunda Imana, badutoza indangagaciro z'Abanyarwanda, baduhaye full package. Rero reka nje kuri njyewe nakuze nkunda gusenga mu rugo n'Abakatolike, ariko njyewe ngeze muri secondaire senior 3 natangiye umurimo w'Imana kuririmba. Ngakunda kuririmba, ngakunda kubyina drama. Ndashima Imana ko Imana yantoranyije kera. Nihuse ndakura, ubuzima bugenda neza. Uti rero ni gute wahuye n'uyu mutware mwiza? Fire. Imana ishimwe ko umushumba yadutegure, ari igihe abantu badarutse guseka n'ukuri. Umushumba akadutegura ibihe byiza by'amakupure kugira ngo twongere tuzane smile on our face. Rero twaje guhura n'umutware wanjye, turahura mu rugo ni Nyagatare, iwabo ni Kigali. Umwana w'Inyamirambo. Hanyuma araza kuko iwacu twari duturanye na bene wabo. Umusaza wa mama we baza kugira ibyago, barapfusha, araza. Aje rero abona umukobwa mwiza cyane utabaho. Abona umukobwa mwiza cyane utabaho. Ubanze Kigali icyo gihe nta bari bahari. Sorry. Araza Hirwa. Noneho ikintu cyashekeje ni ukuntu bari baje gutabara, ariko abandi basubiraho, Hirwa arahaguma. Kanihute, turakundanye. Yego.
murashaka kujya difu nabumvise dukundanye dute ntabwo birakubaho ukabona umuntu for the first time ukamwishimira then warangiza ukavuga uraraza kubyivugira ariko mu by'ukuri hirwa n'ubwa mbere yari akunze umukobwa ariko mu gukunda akakunda kigeshi nukuza nagukunze nyine umbabarire ntunyangire kandi nanjye nari narihaye indangagaciro nk'umukobwa warezwe neza numvaga ntazapfa kwemera buri musore wese ariko Imana nuko yabishatse kuko turebera itangira ukatumenyera n'iherezo turahuye turakundanye hanyuma 2014 kubera ko aricyo ndi bugarukeho cyane kutagira spiritual cover na spiritual cover twari dufite nubwo twari dufite ababyeyi twembi impande zose baduhaye uburere bwiza ariko hari indi spiritual cover spiritual twaburaga hanyuma rero muri uko kuyibura aza kuntera inda amaze kuntera inda hanyuma imiryango ibijyamo turashima Imana kubw'ababyeyi bacu rimwe na rimwe bajya birengagiza amakosa y'abana babo bakavuga reka tubashyigikire nta kundi kuko abana barakundanye kandi noneho murimo murabona ibibaye reka abana tubashyigikire ariko ntibyagenda neza nk'uko tubyifuza ubukwe burategurwa ibintu byose imihango yose ariko ntibyagenda neza biba ngombwa ko dukora umurenge hanyuma ibindi ntibyakorwa nk'umukobwa w'imfura rero nk'umukobwa wari warazwe neza numva birambabaje kandi nk'umukobwa wakoreye Imana numvaga ntazashaka muri ubwo buryo hanyuma bitamaze kugenda neza baratubwira ngo mugende mubane hanyuma ubwo Imana nibagirira ubuntu mumaze kubyara maze kuruhuka muzongera mugaruke mushyire ibintu ku murongo ariko bakundwa urugendo ntago rwari rworoshye kubera yuko njye na Hirwa twari ducitse amaboko mu buryo bwose butatu ubw'umwuka amarangamutima n'ibifatika nta spiritual cover dufite hanyuma tuba mu buzima bubi ariko kwa ko twari twarikundaniye tuvuga n'ubundi ntaho turi bujye let us stay strong turahagarara twembi turashikama turavuga ngo ntago tuzasubira inyuma tugiye gufightinga ariko ntago byari byoroshye amajwi yari menshi muracyari bato niki kibihutishije kubera iki mwumva yuko mwaguma muri ubu buzima kubera iki ni umwana wa mbere mugiye kubyara wagaruka mu rugo ugakomeza ubuzima nawe akabushaka ariko turavuga ngo hoya tumva twiyemeje kuko twari twanasezeranye no mu murenge tumva twiyemeje ko tugomba kubana twabanye mu rugendo rw'imyaka 7 muri ubwo buzima butameze neza ducitse amaboko mu buryo bwose nababwiye ariko ndashima Imana ikintu cyankomeje wenda nabwira wenda nk'umudamu waba urimo kubicamo ikintu cyankomeje ni ya Mana nakoreye nicyo kintu nayibutsaga nkayibwira Mana nkongera nkayibutsa nkayibwira Mana nagaruka nguko mu rugo bandeze cyangwa nagaruka nguko banyitegaga nk'umukobwa wabo w'imfura ndavuga Mana ongera ukora ikintu gishya ongera umpindurira amateka Mana none se niba wenda nifuza ko umuryango wanjye ukizwa nzababwiriza mpereye ko nta shusho nziza nigeze mbereka kandi narakumenye Imana ikazajya imereza ibyanditswe ikambwira ngo nzongera nkubake ngo kandi nawe uzaba wubakitse haleluya ngendera muri icyo cyanditswe ariko ndashima Imana ikindi kintu cyankomeje ni uko umutware wanjye yankundaga akambwira ngo n'ubundi twihuriye turi babiri n'ubundi tuzigumanire turi babiri
rero nicyo cyadushoboje turashikama twanga kumva dupfuka amatwi ariko tukifuza umugisha w'Imana tukavuga ngo Mana hari ikibura no muri Bibiliya urabivuga tubanye mu buryo budasobanutse Mana turasenga turizera ariko tukabona nta buryo tukabona nta nzira tukavuga Mana none se bwo twaba dufite igitekerezo cyo kuvuga ngo Mana twakora ubukwe nkajya mu rugo kuko nari narabwiye Satani nabwo ati nzongera amanuke mu rugo niho nzakorera dote kugira ngo sibanganye amateka ya mbere atarabaye meza. Rero ikintu nshima Imana ngeze muri aya mavuta 2021 haleluya nukuri tujye tuvugisha ukuri Aneti nagaruka nguko nasaga hano hari abahamya ibintu tuba tuvuga nago tuba twimena inda iyo duhamya Imana twabonye mu mubyeyi wacu nago tuba turimo gukabya kuko hari ababihamya nagaruka nasaga numvaga ndi mubi kandi ndi mwiza abimbwira ariko kubera ubuzima kubera ikigeragezo cy'ubukene simbibone ntago bigaragara iyo uri mu kigeragezo nta nubwo uba wumva ntunareba uba wumva ubwira Yesu ngo uzaza ryari wifuza wenyine Kristo wenyine ariko ndashima Imana yuko nageze hano mbona umubyeyi mwiza ndeba ukuntu ari mwiza ndeba ukuntu yuzuye ubumana yuzuye amagambo y'ubwenge icyo nakoze naravuze ati Imana ndagushima noneho kumpaye umubyeyi wo mu mwuka numvaga ari we mbura numvaga hari kava turimo kubura nkavuga ati wenda rimwe na rimwe byashoboka kuba ariyo cause ari cyo kibitera kuba turimo guca muri ubu buzima budasobanutse. Ndashima Imana yongeye kutugarukaho twumva yuko mpamenya n'umutware wanjye yuko tugomba gukora ubukwe. Byabaye intambara ariko hamwe no gusenga ikintu nkundira Apostle ni ukuntu akwigisha kuba fighter mu buryo bwose. Namwigiyeho gusenga, namwigiyeho ingeso nziza, namwigiyeho guca bugufi, kakubwira ati nago ubuzima bwawe bwagenda neza utumvira. Kandi kugira ngo ubone umugisha wuzuye ugomba kumvira. Birahera ku babyeyi. Yenda ubanze wikiranure mu rugo, wikiranure n'Imana. Hanyuma urebe yuko Imana itabagomorera umugisha. Niko byagenze. Naraje ndajoininga, Imana impereza abasisters beza bo muri Lilies. Kuko nagiye numva ubuhamya bwabo. Nibwo bwa mbere nayo numvishe abantu kavuga ngo twari dusanzwe tubana, ngo ariko ngo nanjye nakoze ubukwe, nabyumviye hano. Nta handi nigeze mbyumva. Rero ndashima Imana cyane, ndashimira umushumba wanjye cyane ko yemeye umuhamagaro kugira ngo abantu natwe twibonemo. Ihuse 2022 nibwo twaje gukora ubukwe mu kwezi kwa 9. Uko nabisabye Imana. Haleluya. Nafashe agenda ndandika mbwira Imana ndavuga Imana ugomba kunkorera ubukwe bwiza nk'umukobwa. Ndashima Imana ko Imana yongeye irandika ariyo teme turiho. Imana yarongeye inyandikira amateka mashya nk'umukobwa w'imfura inkuraho igisuzuguriro. Imana yaranyiyeretse bakundwa kubonaho ababyeyi abakobwa muhuje gusa nuko musengana muri mu mavuta amwe bagafata bisi bakamanuka Nyagatare kandi banagutwerereye. Sino kugutwerera gusa baguhetse mu masengesho ngaho muri fire week ngaho amasengesho yose bakaguheka barangiza bakakubwira ati Annette all is well, Imana izakugirira neza. Aba sisters banje nabahamya barabizi ukuntu naje meze. Isura ntayo nari mfite, ntayo nagaruka nguko nasaga.
niyo wabimbwiraga numvaga urimo kunkiniraho kubera kubabara n'ubuzima. Ariko ikintu nshima Imana, ndashima Imana ko ijya yongera kwandika amateka mashya. Haleluya. Ndashima Imana yongera twubahisha njye n'umutware wanjye, ubwo namwe murabyumva. Ndashima Imana ko yongeye kumuhereza icyubahiro mu muryango. Ndashima Imana ko bongeye kumwakira mu isura nziza. Twakoze ubukwe bwiza bugenda neza, n'abana bacu batwambariye. Abana bacu bari batwambariye baberewe. Abantu baraturebaga kubera ubwiza bw'Imana gusa na spiritual cover. Baratubwiraga ngo turaba diaspora. Nyine nibwo tugishakana kandi turumazemo igihe. Ariko kubera ubwiza bw'Imana, Imana ivuga yarangiza igasohoza. Haleluya. Ndashima Imana ko yongeye irandika ku buzima bwanjye nk'umukobwa w'imfura. Irongera imesha icyubahiro ku buryo ubu ngubu nafite ipfunwe ryo kubabwira Kristo. Kuko Kristo yaranyigaragarije, aranyubahisha, arongera aranyubaka. Ndashima Imana rero, ntago nzi niba byose biko bivuze. God bless you. Turaza kubagarukaho, murakoze cyane. Turashima Imana yongeye kwandika amateka mashyashya ku buzima bwanyu, kandi ihora yandika n'ibindi byiza biri imbere. Turi kumwe n'umuryango mwiza wa Aphrodis na Donata. Turabakunda cyane. Twagira ngo mutwibwire, mudusangize ubuzima bwanyu, mutubwire ukuntu Imana ijya ibasha kongera kwandika, igahindura ibyashize, ikandika undi muzingo mushyashya. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe kuko kwicara ahangaha buri wese afite uko abyumva, ariko ku giti cyanjye numvisha ari surprise kandi numva ari bonus Imana impaye kuri iyi nshuro ya kabiri tuza muri All Women Together Conference, kuko iya mbere twajemo n'umwaka ushize, ubu rero ni ya kabiri. Ndashima Imana ikura umuntu ku mateka ikamuha andi. Ndashima Imana yuko byose uhereye kera ukagezamo hagati ukaza ukageza umwanya, ngiye ndabona Imana ihabwa icyubahiro. So ndayishima kandi ndayitura uyu mwanya ihabwa icyubahiro kandi inezerwe. Ndashima umushumba wa Noble Family Church, apostle wacu, umubyeyi wacu. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha, kuko njya mvuga ko ibi bintu mvuga ntago ariko mbere nabyumvaga, ariko ubu mbivuga niko mbyumva ntigirisha. Njya nsenga Imana ngo imukomereze amagufwa nkumva, kuko mbona umugongo uhetse isi, mbona umugongo we uhetse isi. Abasobanukiwe bakaba barimo tuguwe neza. Nkumva hari n'abandi barimo kuza, kandi nkumva hari n'abandi batari bajya muri uyu mugongo bawukwiye. Hari abo nzi, hari n'abo ntazi, ariko mpamanye n'umwuka w'Imana n'umutima nama yuko ari we wari ukwiye. So Imana imuhe umugisha. Ndashima panelist muri rusange, namwe moderators. Ndashimira rwose kapo yabanje, ndashimira ikurikiyeho. Imana iduhana umugisha. Nitwa Aphrodis dusenga Imana, yo niyo mazina yanjye. Ndi umugabo, ndubatse, ni umugore wanjye, kandi dufitanye abana batatu. Arimo aranyongorera utuntu. Abakobwa babiri beza cyane n'umuhungu umwe. Tuba mu mujyi wa Toronto, ariko turi abanyarwanda kandi turanyuzwe. Nivugaga Imana iduhe umugisha, reka muhe nawe yivuge. Shalom shalom. Mbega umugisha udasanzwe. Glorious couple. Ndashimira cyane Imana Data twese ijya yongera kwandika amateka. Nge ndumva no kwicara hano is rewriting again. Yes. Amen. Uyu umuntu akurikije amateka naho yavuye, kubona twicaye kuri pani imeze gutya
ni ubuntu bw'Imana, niyo mpamvu nshishijwe bugufi cyane no gushimira Imana ijya yongera ikandika amateka, kandi nkashimira n'umubyeyi nk'uko abandi bose babivuze. Uyu nguyu niwe wari ukwiriye kuza koko, kuko yaraje turakira, yaraje amateka arongera arandikwa again, yaraje tubona umurongo, yaraje duhabwa ubuzima. Ni ukuri ndashima Imana ko ndi munsi y'aya mavuta. Nitwa Donata Dusengimana, ndi umunobo, ndi umuwomen, ndi muri famiye ya Release. Numvisha Neti ari murumuna wanjye, ni umugisha. Amen. Ya, nagira ngo rero mvuge, uravuze nk'umuryango, tuvuge uko Imana yongeye kwandika amateka. Burya umuryango, kugira ngo umuryango ubeho hari aho binyura. Amen. Ndabagiraho gatoya cyane, ndabacira ku mayange, niko abanyarwanda bavuga. Aho umuryango wacu nka Dusengimana nk'uko mwabyumvishe, nanjye nafashe izina ry'umutware, nitwa Dusengimana Donata. Ariko ubundi ababyeyi bampaye Mukamana, uriya amazina yanjye ni Mukamana Donata. Amen. Haleluya. Byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Umuti Donata na Aphrodis bahuye bate? Kugira ngo babe umuryango, uyu munsi Imana iri kongera kwandikaho. Haleluya. Donata na Aphrodis, sheri wihangane uyu munsi ndavuga izina ryawe, ubundi numva ntago nkunda kubivuga mu izina. Ariko ngewe na sheri wanjye twahuriye mu rusengero mu gihugu cya Mozambique muri Maputo. Niho twamenyaniye, niho twahuriye, ni naho yampropose. Yego, uzi ukuntu turi abanyamugisha buriya, burya Imana izakwandikaho amateka n'ubundi hari ahantu bihera. Kuko isura ye ya mbere nyibona yari ari mu rusengero arimo abyina, kandi nanjye niho yambonye. Ikindi kintu kinejeje muze kumva barira mbivugeho, nuko nicaye hano ngiye kuvuga ku mateka bwa mbere, mfite akanatirere kameze gutya. Uko niko twahuye nso. Yego, ajya avuga ko nako kari mu bimwe mu byamukuruye. Yego, nako ni amateka. Ntabwo rero nari nzi ko uyu munsi uzaba ariko burya nta kabura imvano. Amen. Nuko rero tuba turahuye, nk'umuhungu arampropoza, nanjye ndagenda mbitekerezaho. Umukobwa wari ugejeje imyaka imwemerera gukundana, ndeba karite ziwe, ndeba ikimurimo, numva rwose nta kibazo. Ariko urumva tufite imiryango twabagamo, njye nari mfite umuryango mbamo, biba ngombwa ko mbabwira kuko numvaga mfite indangagaciro z'umunyarwandakazi, numva mfite uburere nahawe n'ababyeyi, numva rero ntari bujye muri gahunda zo gukundana ababyeyi abandebera batabizi. Ya, ubwo niyo mpamvu nafashe ibaze pe, ariko nanjye ndahangara. Nafashe icyemezo cyo kubabwira ngo bamenye ibiri kuba, batazabyumva hanze bitewe n'uko situation yari imeze. Ariko mu by'ukuri ntago babyakiriye neza. Ya, hari ikintu barebye mu isura y'uwo muntu wako kanya. Barebye sheri wanjye w'icyo gihe 2010, babona atari qualified yo kubana n'umukobwa bareraga icyo gihe, bitewe na standard y'ubuzima bo barimo na standard y'ubuzima undi nawe yari arimo. Ibyo rero bituma yuko bavuga ko bitashoboka. Ntabwo ndi bujye muri detail, habayemo byinshi, rwabaye urugendo rukomeye, kugeza aho nibuka ko uyu yaje kumbaza, ariko aho kugira ngo ukomeze usufure kubera nge wabiburetse, aramwe mbireke. Nanjye ndamubwira ariko ubundi ni ngewe wigeze nk'approachinga ko ari wowe approachinze. Umunsi wumvishe byakunaniye, wumva bivuyemo, uzambwire. Urumva? Amen. Amen. I love you too. Ndibuka rero ubwo rugendo rutangira, njyewe hari icyo namubonagamo.
ariko bo ntabwo bakibonaga. Yego, ntabwo narebye ibyo yari afite kuri uwo munsi, ariko narebye viziyo. Hari ukuntu apotre ajya bivuga, nkavuga ariko apotre n'ubundi wari kumbera umubyeyi kabisa, wakagombye kumbera umubyeyi ni wowe wanjye. Nanjye ntabwo icyo gihe narebye nk'uko abandi bareba, narebye viziyo yari afite, nkareba nubwo wenda uyu munsi ashobora kuba ari gusiragoringa, ariko ni umuntu ufite ibitekerezo, ni umuntu wifuza kugera kure. Nkibuka ko natwe hari ahantu twavuye, buriya nanjye mva Nyagatare. Nkibuka nubwo twari tugeze aho ngaho, amazu ameze neza, amamodoka y'ibintu bimeze neza, ariko nkibuka ko twajyaga tujya guhinga mu murima. Nkibuka ko tutavutse ngo duhite tubona ibyo bintu. Rero nkumva yuko hari ibyiringiro umuntu akiriho. Ibyo rero bintera gukomera, numva ko ngiye kururwana, ariko nkabwira Imana nti ibi byose ni wowe ubizi. Ngendera mu ijambo riri muri Yeremiya 50:7 ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi kuko mwiringiye sinzakorwa n'isoni. Ubundi nkajya mbwira Imana nti ubu ninjye nawe rero, nta kindi nishingikirije, ni wowe n'ukuri. Amen. Ubwo rero gukorwa n'isoni kwanjye niko gukorwa n'isoni kwawe, kandi ndabizi ko ukunda icyubahiro cyawe. Ubwo rero ni wowe nanjye. Amen. So byaciye mu nzira ndende sinjya kubivuga, ariko amaherezo twarabanye. Amen. Kwabaye ngombwa ko tunava aho twari turi tujya mu kindi gihugu. Imana idutegurira abamarayika bayo batatuzi, baradufasha, badupangira ubukwe rwose. Ubukwe bwacu barabukora tutabazi, batatuzi, badukoreshereza ubukwe bwiza bwo muri icyo gihe. Amen. Ikintu rero gitumye mvuga ibi bintu nuko story yacu hari ukuntu Imana nyine yayanditse. Reba umuntu nyine wari uri muri iyo shusho, babonaga ko bidakwiriye, nkaca mu bintu ubwo hari ibyo naciye inyuma, ariko haleluya, Imana yo kuko hari ikindi kintu yari yarabonye. Ni ukuri uyu mutware yagombaga kuba umutware wa Donata. Amen. Turi muri glorious couple, right? Murabona koko Donata na Aphrodis bataberanye. Amen. Ya, rero baciye mu buzima butaboroheye, ariko ikintu kimwe cyatubayeho nuko twarinze imitima yacu kwandura. Imitima n'imibiri twarabirinze pe. Umva twarabirinze. Umva niba ari na karite nge nabonye kuri uyu muntu umunsi wa mbere tugihura tukiganira, niba ndabyita date ya mbere simbizi, ariko ikintu kimwe yarambwiye ati sheri ndagukunda, kandi ngewe ndi umugenzi ujya mu ijuru. Ariko ndabizi ko ibi bintu ndi kubivuga kuko wenda hari n'abandi abantu bazabyumva bari gukura urubyiruko n'iki. Arambwira ati ariko ndabizi ko nshobora kugira intege nke nk'umuntu, ariko nuwumva nagize intege nke ntuzanyemerere, ntuzemere ko tugira ikintu na kimwe dukora kugeza tubanye. Icyo kintu cyandemyemo icyizere cyo kumukunda, ni nacyo kintu cyampaye imbaraga. Urumva hari value afite iri muri we, nkumva izo value ntashaka kuzitakaza. Umuntu wumva ko tugomba kwifata mpaka, ndavuga nti tunzakwizirikaho. Amen. Ubwo rero reka nsimbuke. Imana idutangiriye ubuzima aho ngaho, ariko mu by'ukuri bwari ubuzima bwa struggle. Kubera iki? Nta kava twari dufite, ntabwo twari dufite umubyeyi. Hari ikintu kimwe naje kubona muri ubu buzima, kugeza ugeze aho Imana ishaka kugera, biragoye kugira ngo ugere ku mugisha wawe. Umugisha wawe uri muri the right place with the right people. Nuzagera aho nyine hahandi the right time, the right place with the right people, nibwo uzabona umugisha wawe wuzuye. Mu by'ukuri pe twari twabanye neza, nta kibazo, nta byaha twagiyemo, dustruggling ko turabana, ariko ubuzima bugomba kwifunga. Amen. Today rewrite my story. Hallelujah. Igihe rero kiragera, kuko umugambi Imana yari dufiteho wari mwiza, kandi projet y'Imana ku buzima bwacu ari ndende. Turimo turatangira chapter nshya, ndatekereza ko tugiye kure cyane. Imana igira gutya ibitujyanye Canada, ariko njya mvuga ngo Canada twagiyeyo kugira ngo Imana izaduhuze n'umubyeyi, kuko ahantu twari turi n'ubuzima twarimo sinari kubona amayinite yo kujya kuri YouTube.
ariko kuko imana ndibuka muri 21 days apotre atwigisha imiryango 3. Umuryango wa Canada wari urugi rwa mbere kugira ngo tugere kuri destiny yacu. Amen. Rero muri Canada namwe murabizi ubuzima busa nk'ubuhindutse, ariko mu by'ukuri tugira vide, tukiyumvamo ko dufite vide. Uzi kugira ngo wiyumvemo ikintu n'ubuntu bw'Imana, kubera ko hari abantu bagera hari abakibagirwa bakavuga okay tugeze hahandi ni ya Kanani, reka twienjoying ubuzima. Ariko twebwe ntago ariko byagenze. Naho twahoranaga iyo vide, tugahora dusenga tuvuga Mana dukeneye itorero, dukeneye umushumba, dukeneye kujya aho tubarizwa, dukeneye kugukorera, bizagenda bite? Icyo kintu kikaduhoramo, tukavuga Mana waduhaye byose, ariko hari ikintu kimwe kiri kubura, ntaho tubarizwa, nta adresse dufite. Itekereza kugira ngo wumve iyo vide kandi uri muri Canada. Nukuri twagiye dufite ibyangombwa, ntabwo twagiye nk'abantu bagenda bagasiragoringa hoya. Twagiye twebwe ibyangombwa tubifite, PR zacu twose tuzifite, twemerewe gukora ikintu cyose uretse gutora cyangwa gutorwa. Urumva mu by'ukuri amen. Urumva mu by'ukuri nta kindi twari tubuze uri kureba muri struggle abantu bagenda bimukiye mu biriya bihugu, ariko tukiyumvamo ko hari vide dufite. Imana rero idakiranirwa igira guke nyine ikoresha YouTube. Nibi bya COVID byaje burya hari harimo gahunda y'Imana tu, abantu bakajya ku YouTube. Ariko ikintu gitangaje muri COVID nibwo natangiye kubona apotre, nkamubona kuri himbaza, nkakunda inyigisho ze, ariko nta kindi kintu muziho. Murabizi ukuntu baba babikatinze, ariko igihe kigeze. Amen. Imana ivuze ati noneho enough is enough, mwana wanjye, amarira yawe yo guhora urira ngo ukeneye itorero, ukeneye aho ubarizwa, ukeneye aho ukorera umurimo wanjye, igihe cyageze ngo nkusubize. Irabikora pe. None ikintu cyantunguye nuko ejo bundi naje gusobanukirwa ko ari umwaka wa personal awakening muri 2022 towards the end, muri October, nibwo kwa kundi nari ndi ku browsinga kuri YouTube, mbona ya foto ya wa muntu nikundira, ariko mbona ibintu byahindutse. Amen. Nuko mvanguye kuri Women Foundation Ministry channel. Yes, we nahise nkora subscribe ako kanya. Hallelujah. Igihe cyari kigeze kugira ngo Imana yandika amateka amasha yanjye. Nukuri sinzi niba najya muri detail y'ukuntu ngo ninje, ariko aho ngaho muri uko gukurikira kuva uwo munsi nkurikiye nkomeza nkurikira, ntabwo nahise ninja ako kanya. Ariko bigeze 2023, actually turi muri la crossing 12 days za 2022, nabimenye bigezemo hagati, ntabwo nabimenye bitangira. Urumva nk'umuntu ukurikira, ntabwo nakurikiraga byose pe, utaraba ingaje ntabwo burya byose ubibona, ariko mbijyamo. Noneho nza kumva yuko hazaba 21 days. Amen. Mpita mbwira umutware wanjye ntizira 21 days nzazikora. Ati kandi ukibyara nari mfite umwana ubwo mu kwa mbere ari yuje amezi 3. Ni gute uracyabyaye urarikonsa urajya gusenga uriyiriza? Nase urashobora kwiyiriza? Ndavuga nti ndabishobora kubera Imana. Ibyo bintu narabikoze 21 days za sounding miracle. Ira yari my year ya sounding miracle indeed. Ndazikora ndi umubyeyi wonsa kandi ndiyiriza nta kuvuga ngo ndigufata ikintu, ariko Imana impa amashereka atabaho. Nibwo nihoraga nambaye zirantuza twambara kugira ngo uri kubyumva. Nagize amashereka atabaho kandi hari kurya. Hallelujah. Kuko cyari igihe cyanjye. Turi kuvuga write your story. So story yanjye rero ijya noneho kushyiraho agapwe kanyuma, nuko byaje kwa kundi njye nankurikira ariko utari consistent. Ngera ahantu bari kuvuga All Women Together ya 2023. Ndeba we ibintu biba, ndeba noneho ndareba abadamu beza we, ndareba abadamu bateranye bavuye mu bihugu byose, ndareba kura mujya muducirishirizaho ibyatambutse. Ndavuga what? Ubusi ibi bintu nanjye nabibamo. Numva nagize inyota, ntabwo nzi iyo nyota ukuntu nayisobanura, ariko nagize inyota yatumye nibagirwa circumstances zose zibaho. Numva ngiye icyo nifuje no kwibona hari ahantu. Numva nagize inyota, ntabwo sinzi ukuntu nayisobanura, ariko nyine yari cyagiye hari cyo gupushinga kugira ngo umwana avuke. Amen. None hiyo nyota rero niyo yatumye nsaba amabukwe ngo aze muri iriya All Women Together 2023. None icyifuzo namuhaye nzahora mbivuga, niko amateka yanditse, niko nyine iyo page zatangiye kwandikwa.
ndamubwira nti usengere byinshi ariko icyanjye personal nshaka ko ugenda ugapfukama hariya muri convention, yari yabereye muri convention, ukabwira Imana ngo umwaka utaha igihe nk'iki ndashaka kuzaba muri kiriya giterane. Amen, haleluya. Ni ukuri mu ijuru hari Imana ica akagozi, mu ijuru hari Imana ihindura amateka, mu ijuru hari Imana yongera ikandika story zawe. Story yanjye rero nuko yanditswe, kubera ko nakurikiye All Women Together birangira ninjiye. Maze kwinjira, reka nkubabwire, uziko hariho abantu hanze barushye, njye mbabara iyo ngeze hano njye ndatumira abantu twiganye, ndabatumira ariko asanga ntibabyitayeho, kandi baraha birabegereye, barimo barastragoringa kandi birabegereye, nta n'icyo bibabwiye. Ariko aba bantu kuki batabyumva? Ariko ni ukuri burya buri muntu agira teni yiwe. Iyo teni yawe yageze ukajya ahantu hakwiriye, ni ukuri at the end story yawe iratangira ikandikwa bushyashya. Amen. So rero maze kwinjira muri aya munsi aya mavuta, maze kwemera ko uyu mubyeyi aba umubyeyi wanjye. Amen. Maze kugira umushumba umwe rukumbi, nakatishije itike imwe, ni one way ticket. Ntabwo ubu ngubu nta bya none nta nibizaza. Haleluya. Itike nimwe narayibonye, ndi umunobo, umushumba wanjye numwe, kuzageza ngeze mu ijuru. Amen. Amen. Story yanjye rero nuko yatangiye kwandika kugeza n'uyu munsi. Navuze ko n'uyu munsi ni page nshyashya, ni chapter nshyashya y'ubuzima. Amen. Imana duhana umugisha. Yesu abaho umugisha cyane, tubakomeye amashi. Hallelujah. Indeed, God is rewriting the stories here right now. Hallelujah. Reka munyemere nibutsa abantu badukurikiye, ushobora kuba ari bwo joininze wenda nonaha, ariko topic yacu biriho ni rewrite your story. Niwo mugoroba turimo, umugoroba Glorious Couples. Hanyuma rero mutwemere gato y'abadukurikiye tujye mu karuhuko gato, dufata amazi, hanyuma dukomeze. Ibiri inyuma ni byiza kurushaho cyane. Muri muryohewe n'ibiri inyuma ni byiza. Yesu abaho umugisha. Stay tuned. Bitangaje